Ndagusuhuje wowe udukurikiye muri aka kanya. Ni iby'agaciro kuba mudukurikira. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza tuboneramo ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Ketia. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, ubusobanuro bwaryo, ibyo Ketia akunda, ibyo yanga, intege nke z'aba Ketia cyangwa se ibibi byabo. Turaza kureba nuko mu rukundo bitwara n'ibindi bitandukanye. Iyi wumva rero ni Strong Studio. Naho ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Mizero Felix. Ikaze. Izina Ketia ni izina rifite umwihariko kandi rikunzwe gukoresha cyane cyane ku gitsina gore. Rikaba rifatwa nk'izina ryoroshye ariko rifite ubusobanuro bwimbitse. Inkomoko y'iri zina rero ntisobanutse neza mu mazina gakondo y'Ikinyarwanda, ariko rishobora kuba rifitanye isano n'amazina yo mu ndimi z'amahanga nka Katia cyangwa Ketira, aho rifatwa nk'izina risobanura impano y'agaciro, umugisha cyangwa umuntu ufite agaciro kihariye. Ibi rero bituma izina Ketia rifatwa nk'irigaragaza umuntu ufite umumaro n'uruhare rukomeye mu buzima bw'abandi, cyane cyane mu muryango no mu nshuti ze. Umuntu witwa Ketia rero akunze kurangwa n'imico myiza irimo nko kugira umutima w'impuhwe, urukundo no kwita ku bandi. Aba ari umuntu woroshye, wicisha bugufi kandi ukunda amahoro, akirinda amakimbirane aho bishoboka hose. Ketia rero akunze kuba umuntu ufite ubwenge n'ubushishozi, utekereza mbere yo gufata icyemezo kandi uharanira gukora neza ibyo akora byose. Akunda ibintu byiza, isuku no kubaho mu buryo butunganye, kandi akunze kugira umutima w'urukundo rutuma aba inshuti nziza kandi yizerwa. Mu byo rero Ketia akunda gufasha abandi, gusabana n'abantu b'inyangamugayo ndetse no gukora ibikorwa byubaka ubuzima bwe n'ubw'abandi. Akunda kandi guhanga udushya, kwiga ibintu bishya no gutera imbere mu byo akora. Mu buryo bw'imyidagaduro rero Ketia ashobora gukunda umuziki, kuganira n'inshuti ze cyangwa gukora ibintu bimuruhura mu mutwe nko gusoma cyangwa gutembera. Ku rundi ruhande rero Ketia yanga ibintu birimo uburyarya, kubeshanya no kudahabwa agaciro. Ntakunda abantu bamuvangira mu buzima cyangwa bamutesha umutwe mu buryo butari ngombwa. Yangira kure amakimbirane n'urwango kuko akunda kubaho mu mahoro n'ituze. Dore rero intege nke za Ketia cyangwa se ibibi bye. Ketia rero ashobora kuba rimwe na rimwe ashobora kugira umutima woroshye cyane, bigatuma ababazwa n'ibintu byoroheje cyangwa agakomereka mu magambo y'abandi. Ashobora kandi gutinya gufata ibyemezo bikomeye mu gihe atabyizeye neza cyangwa akagira impungenge nyinshi ku byo yakora. Dore rero mu rukundo uko ba Ketia bitwara. Mu rukundo aba ari umuntu wuje urukundo, wita ku bakundana kandi wiyemeza kubaka umubano uhamye. Yakunze rero aba umwizerwa kandi akora ibishoboka byose ngo uwo bakundana yumve ko akunzwe kandi yitabwaho. Ketia rero akunda umukunzi uzi kumwubaha, umwitaho kandi umwereka urukundo mu bikorwa no mu magambo. Ariko kandi kubera umutima we woroshye, ashobora kubabara cyane iyo ahemukiwe cyangwa atahawe urukundo akwiye. Muri rusange rero izina Ketia rigaragaza umuntu wuje neza, urukundo n'ubugwaneza, ufite intego yo kubaho neza no gufasha abandi. Rikaba ari izina rero rifite igisobanuro cyiza kandi gikwiye gusangizwa abandi mu buryo buboneye, cyane cyane mu bikorwa nk'amavideo yigisha kandi asobanura amazina. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Ketia. Nawe niba ari izina yifuza ko tugusobanurira uze kutwandikira muri comment maze tuzarigusobanurire. Ni nuko dusoje, ari nako tugushimira cyane we twari kumwe. Ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Bye.